Uri mu gitondo cya kare mvuye muri siporo muraza kubibona neza, ariko wakwibaza uti kuki uyu munsi se kuri Shishoza TV habaye ikiganiro ariko kigakorwa ku buryo bugaragaza umuhanda. Murabona urujya n'uruza, imodoka zimwe ziratambuka izindi ziragenda, abagenzi baratambuka, buri wese mbese akomeje urugendo rwe. Ukaba wakwibaza utese uyu munsi noneho bigenze bite kugira ngo iki kiganiro gikorwe atari muri studio nk'uko bisanzwe, ahubwo muri rusange kikaba gikorewe ku muhanda, aho ureba urujya n'uruza rw'abantu, bamwe batambuka abandi bagaruka, ibintu nk'ibi. Muri rusange nshatse kuvuga iki, isi ya none ni urugendo rurerure, aho kugira ngo abantu bamwe babeho, aho kugira ngo abantu bamwe batere imbere, bisabe ko barangaza abandi. Ibi biganiro impamvu muze ngo barangaza abandi, kugira ngo umuntu kuri YouTube acuruze hereye kuri ba boss bakuru, kugira ngo babone amafaranga birasaba yuko bafata umuntu wese bakamubwira bati banzu ukebuke urebe hano, numara kureba hano tukwereke ibyo ducuruza, tukwereke ibyo twamamaza. Ndabihuza gute rero na business, kabihuza gute n'isi ya none muri rusange? Isi ya none ntishaka umuntu uri vigila, irashaka umuntu urangaye, irashaka wowe urangare ureke urugendo rwawe, numara kureka urugendo rwawe abandi bakomeze ubuzima bwabo. Ese wowe uri mu bahe? Uri mu bakomeje urugendo rwawe cyangwa se uri mu bakomeje gukebuka, mu bakomeje kurangara kugira ngo urugendo rw'abandi rurusheho kugenda neza? Ibi byo reka bivuge gahoro muri rusange. Ese igihe cyawe mu rugendo rwawe ugikoresha ute? Uryama amasaha ngahe ku munsi? Mu masaha uryamamo iyo yabaze ukareba nayo ukoramo, usanga umusaruro se utanga ungana iki? Ese ubona iterambere ryawe, business yawe, guhindura ubuzima, ubona bigendanye n'uburyo ukoreshamo amasaha yawe? Ibyo byose rero nta handi uzabisanga ni kuri Shishoza TV1. Muri makeya nta handi uzasanga ubujyanama, mpora mbivuga kandi nzabisubiramo, ni koresha igihe cyawe utagita, nujya gukoresha igihe cyawe ureba abandi, byibuze ubikoreshe urimo gufata amasomo, ufata umwanya wo gufata amasomo amasomo wize, amasomo wagezeho, noneho uyashyire mu bikorwa. Nta handi rero, nta handi uzasanga ubujyanama nk'ubwo ngubwo, aho kuba ku muhanda, aho kubaho ureba abandi, ahubwo kora ku buryo abandi bakureba, aho kubaho wiga uko abakire babaho, ahubwo wowe biga ko uri umukire bakurikira ibyawe. Nta handi rero uzasanga ubujyanama igihe cyose ni kuri Shishoza TV1. Biratangaje rero, buriya ndabanza nsobanure kugira ngo abantu bakora kuri YouTube bahembwe. Mbere na mbere nuko wowe cyangwa se isi yabanje kubakurikira, yabanje kubarangarira, yamara kubarangarira YouTube ikanyuzamo publicité z'abantu bayishyuye kugira ngo ibamamarize. Birasaba iki? Birasaba ko mbere na mbere habanza kukurangaza, wamara kurangara ukabona kubaha inyungu. Tugomba rero kumenya ngo turi mu burangare buteye bute. Ese turi mu burangare bufite inyungu zacu cyangwa se turi mu burangare bufite ibyo butugezaho? Nujya gukurikira ikiganiro kuri YouTube uzabanza umenye ngo hari uri mu rugendo rwe, hari ufite intego afite, ariko se wowe niba ukurikiye kuri YouTube urareba iki? Urareba ibigufitiye akamaro cyangwa se muri rusange urarangaye? Ni ikintu ugomba gutekereza. Niyo mpamvu rero iki kiganiro nagikoreye ku muhanda kugira ngo umenye ngo hari ugenda, hari ugaruka, buri wese ari mu rugendo rwe. Nuri kuri YouTube ari mu rugendo rwe, uwashinze YouTube ari mu rugendo rwe, nawe urarangariye kuri YouTube, urakura iki kuri YouTube? Mu rugendo rw'iterambere menya ibyawe, menya ibyo urimo. Iki kiganiro nk'uko nababwiye neza kuri Shishoza TV, Shishoza TV1, nta na rimwe tuzabaha ibiganiro bitarimo ubwenge. Nubwo mwagerageza kurangara tuzabaha n'ibisekeje, ariko icy'ingenzi si ukurangarira urugendo rwo kuri YouTube, ahubwo icy'ingenzi nicyo uzakuramo. Amarangamutima yawe menya ko arizo nyungu z'abandi. Hari abantu babereyeho gukina, hari abantu babereyeho kurangaza abandi, wagira ngo hari n'abandi babereyeho kureba televiziyo. Umukinnyi arakina, niwo mwuga we, yewe afite n'umushahara munini, amafaranga atubutse, ahera ku wa mbere akageza ku munsi usoza icyumweru ari mu myitozo kugira ngo urugendo rwe
ubuzima bwe bubeho neza. Hari abandi wagira ngo babereyeho gukurikira abakinnyi, kumenya amazina yabo, ubuzima bwabo, aho batembereye, uwo baryamanye nawe, ibyiza byose umukinnyi yagezeho ukirirwa ubikurikiranye. Ni iyihe nyungu ukuramo? Hari abasitari, umusitari akava hano akajya mu bihugu bitandukanye agatembera isi, agafata amafoto ku muhanda. Hakaba hari n'abandi wagira ngo babakurikiranye ubuzima bwabo bwa buri munsi, uko abyutse mu gitondo akicara kuri televiziyo agakurikira ubuzima bw'umusitari. Ubuzima bw'umusitari akaba bushyize ku ikoranabuhanga, bushyize ku mbuga nkoranyambaga, nawe mu gitondo ukabyuka ugakurikira ukareba amakuru y'umusitari, ubuzima bwawe bwose ukagira ngo nicyo waremewe. Undi akakurangaza agatambutsa publicité yashyizeho umukobwa ufite ikimero cyiza, ugakurikira, ariko nubwo ukurikiye misiyo ye yayigezeho, akazi ke yakagezeho, ariko iyawe yapfiriye muye. Nkoreye iyi video ku muhanda kugira ngo wowe ukurikira iyi video umenye utese mu rugendo ndimo, ndi umukinnyi, ndangariye abakinnyi, ese ngewe nzakina ryari? Ngewe nahisemo nkanjye by'umwihariko, nahisemo yuko urandeba nanjye ncuruza. Wabishaka utabishaka nta yandi mahitamo ufite usibye kunkurikira. Ariko se unkurikiye ukura iki mu byo ngushyira kuri video? Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi bakora ama content ari benshi, ariko se wowe content ureba mu buzima bwa buri munsi, content igutwara amafaranga ni iyihe? Ni content ikubwira iki ubuzima muri rusange? Umuntu afite amahitamo ye, afite ubuzima bwe bwa buri munsi yahisemo, kandi uko kukurangaza niho we yungukira. Ese wowe urwunguko rwawe nuruhe? Ni ukurangarira abandi, cyangwa se ufite icyo ushaka gukurikira kugira ngo kikugeze ku ntego? Niba ukurikiye amasomo kuri YouTube nk'uko mpora mbivuga buri munsi, mvuga urugendo rwo kwikora, mvuga urugendo rwo gukora business, wagombye kuvuga utese nkurikiye iki kuri YouTube? Hari amasomo ushobora kwigiraho ibintu byinshi, ariko niba ukurikiye ibintu bidafite icyo bikwigisha uri mu gihombo. Menya urugendo rwawe, nk'uko ubona imodoka hano ku muhanda zitambuka zifite gahunda, nk'uko ubona moto zitambuka zifite gahunda, nk'uko ubona abagenzi batambuka bafite gahunda. Ariko se wowe ukurikiye iki? Niba ukurikiye ibintu bidafite gahunda, ni iyihe ntego ufite mu rugendo rwawe rwa buri munsi? Abantu benshi kuri YouTube bakunda ibiganiro bibarangaza, ariko wowe iki kiganiro impamvu nagikoreye ku muhanda, nagira ngo umenye ngo urugendo rwanjye ndimo nurundangaza, nurumfitiye akamaro, cyangwa se ndarangaye. Mwakoze rero kudukurikira hano kuri Shishoza TV. Ubwo ibisigaye ni ibyanyu, ni mwebwe amahitamo yanyu, ni mwebwe muraha urugendo rwanyu. Niba muhitamo gukomeza kureba abagenda, niba muhitamo gufata intego mu rugendo rwacu rwo gukora business, ibisigaye byose ni ibyanyu. Mwakoze cyane.